nageze kubona warakoze kameze gateze umva Maître Nzovu nageze kubona bakwita ngo ikiva kiva ku yindi si ubundi bisobanuye ko sindivuga ntago ndivuga kandi bivuze ko mukazi impamvu bivuze gutyo no yango nyine ariko mu bivejuru byose uzabona muri u Rwanda ndi kivejuru cya mbere cyabayeho ntumbwira ntumbwira ibindi byose biza biri kopi harimo hano ukubise ukaboko sorry gato ndabona ufite n'amatatuwaje kumva hano sidafashwe cyangwa se sibwo ngo ariko nyiraho koko uranyibukije ukoze hasi unyibutse ibuye hano hegeze kubona muri ni American Got Talent ni East African Got Talent waje mu marushanwa voilà neza kora koko hari ahantu ugereka nkwereka hari ahantu rero uzi ko hari abantu benshi bifuza kujyayo kumva ariko ntibayibone ese niki wakoresheje kugira ngo ujye mara marushanwa nta kintu nakoresheje kidasanzwe usibye ko mu Rwanda bro Maître Nzovu Nazaru Sifa barazizi umugambanyi na itarasohoka na kintu ndakora genda shitani sorry Stimedi nanyuzemo wow nkora masho atsingize nyuramo ndi kuvuga ikiganiro negeze kubona muri Stimedi uri kumwe n'umujyama bita David kina muri Stimedi mu Rwanda mu mvura na shitani wow kumva twatiri kumwe ni nyine kuri ngiye nishema ariko ishema rya mbere reka tubahe ikaze nanone twongera tubabwira ko ari twebwe tugarutse nanone tubabwira ko tuzabaha ibiganiro umunsi ku munsi ndetse nuko buje bukeye ndabwira rero abari hirya no hino mu isi zitandukanye abari mu mahanga atandukanye aba diaspora ndetse n'abo muri mu Rwanda reka tubabwire yuko umunsi none tubazaniye umutumirwa w'uyu munsi kugira ngo atuganize ku buzima bwiwe cyangwa se ku rugendo yagenze muri sinema nyarwanda cyangwa se n'ahandi yagiye akora hatandukanye uyu munsi rero reka ndeke kuvuga amagambo menshi ntago ngiye kumuvuga arivuga kuko mushobora kubona muzi ko n'umuntu wakoze ibigwi bikomeye cyane ni umuntu wazengurutse isi ndetse azenguruka n'Ubushinwa n'Ubujapani na Korea yagezeyo ariko umunsi none mumaze igihe kire mutamubona muri sinema nyarwanda ariko umunsi none twamuzanye kugira ngo atusobanurire byinshi bitandukanye ku buzima bwe cyangwa se kuri industry nyarwanda uko igenda igana reka rero tumuhe ikaze muri aka kanya turi kumwe nawe urakoze cyane ikaze makuru umeze gute naribi umeze neza shanari pe mari niye nkubonye sometimes mari ngo yari manebwa yuma mangira ubwoba abantu bro kubera iki se arakanageze kubona warakoze kameze gateze umva Maître Nzovu nageze kubona bakwita ngo ikiva ku yindi si ubundi bisobanuye ko sindivuga ntago ndivuga kandi bivuze ko mukazi impamvu bivuze gutyo no yango nyine ariko mu bivejuru byose uzabona muri u Rwanda ndi kivejuru cya mbere cyabayeho ntumbwira ibindi byose biza biri kopi kandi ikindi martial arts zose ziba muri iki gihugu uzizikorwa nyine cyangwa se ziba ku isi yego ni ngiye watumye zipromoting have sutambesha ntumbwire niko ibintu bimeze okay nta kibazo bishobora ko ari byo nakubonye muri Maître Nzovu kumva Maître Nzovu nakubonyemo ni episode ya 16 kumva uri kuva ku ingu kundi mubumbe ngo uri kivejuru ugwa ku isi ukubita abaryakareho mbere ko tuvuga mbere ko kutira kujya bintu hose banze bwira abanyarwanda bakumenye uriwe ni ukuvuga ngo nge amazina yanjye nitwa Claude Kwizera yego ndacyari umwana muto yarawe na Babyface imyaka 15 Raira ariko mu buzima bwanjye nitoje ibijyanye na kung fu yego muri gihugu ndi champion mfite imyaka ndamuzi imyaka 16 yego mfite imidari igera mu 120 na certificate zayo ninjye muri Afrika cyangwa se mu Rwanda hoye no bita Jackie Chan mu bantu ba sinema nyarwanda kandi nagiriye n'amahirwe yo kwitabira East African Got Talent yabereye muri Kenya 2019 nabonye eshatu nageze semi final nubwo ntatsinze ariko
ni igikorwa gikomeye sometime hari amasaga tumaze ubona n'iki ngo abantu ngo bavuze abandi ngo bavuze n'iki ubu ngubu tubivuga muri discipline ariko hari impano zidafashwa cyangwa se zivuga ngo ariko nyiraho koko uranyibukije ukoze hasi unyibutse ibuye hantu hegeze kubona muri ni American Got Talent ni East African Got Talent waje mu marushanwa voilà nahise kubona koko hari ahantu ugereka nkwereka hari ahantu rero uzi ko hari abantu benshi bifuza kujyayo kumva ariko ntibayibone ese niki wakoresheje kugira ngo ujye mu marushanwa nta kintu nakoresheje kidasanzwe usibye ko kung fu cyangwa se ibintu by'amasha cyangwa se imirwanire mu buzima bwanjye bwa buri munsi urabizi hari abantu batungwa no kogosha hari batungwa na business isanzwe hari batungwa no nk'ahantu twicaye bakora ibintu bitandukanye by'imisatsi n'ibiki n'inzara ku bwiza bw'abakobwa sibyo ibyo bintu byo bibatunze ariko njyewe akazi kanjye mbyuka nkitoza cyangwa se nkavuga ngo ku munsi ngomba kwitoza amasaha 4 nimba hari shitani nkeneye muri projet afite runaka agomba kumvaga ko ni umukoreografi wanjye nemera sibyo ariko tukira wamaze kwibwira abantu hari njye hari ikintu nkiri gutekerezaho cyangwa nkiri kwibazaho muri industry nyarwanda wagaragaye uramwe ngo wajye mu Bushinwa wona Jackie Chan uva muri mu byo bya Jackie Chan ujya muri African Got Talent ndakeka hari imidari wakuyeyo kuko uri umuhanga cyane muri mu bijyanye n'imirwanire okay ariko kakanya abantu baribaza ese umuntu nkawe wagiye utemera mu bihugu bitandukanye bitewe n'impano yawe bitewe n'ibyo wize akamara agutunga ati ngo twereke wenda uramwe ngo ufite imidari wagiye wegukana sibyo nibyo kabisa ni shema kandi igihugu sibyo ni shema ryiza cyane ku musuru ukiri mutoya ndabona ukiri umujene ukiri umujene ndakekana ukubise ukaboko sorry gato ndabona ufite n'amatatuwaje kumva ndabona ufite n'amatatuwaje ni byiza cyane ariko nkongera ngasubira gatoya wowe mu byo wagiye ukora bigiye bitandukanye mu mirwanire mu byo wagiye wiga muri martial art kumva aka kanya niki wabwira abanyarwanda cyangwa se niki wamurikira abanyarwanda wagezeho mu byo wagiye ukora bitandukanye icyambere ndera icyo navuze kare nawe na Jackie Chan nitabiriye East Africa Got Talent iryo ni ishema ni ishema rikomeye cyane ninjye muntu wagaragaye muri filime ya mu Rwanda bro Maître Nzovu Nazaru Sifa barazizi umugambanyi nayo itarasohoka na kindi ndakoranye na shitani sorry Stimedi nanyuzemo wow nkora mash atsingize nyuramo ndi kuvuga ikiganiro negeze kubona muri Stimedi uri kumwe n'umujyama bita David kina muri Stimedi mu Rwanda mu mvura na shitani wow kumva turi kumwe ni nyine kuri ngiye nishema ariko ishema rya mbere nuko nazamuye nabashije gufatanya n'abandi nasanze hasi nasanze nyine barazamutse naga ari hasi bashitani abantu nyine bakora batonto ashit tugakora ikintu bita team ya action mu Rwanda movie right now yes je nishema yes akakanya wicaye hano nkuba ni akaya wicyana nkubaje ese sinema nyarwanda akakanya igihe watangiye muri sinema nyarwanda n'ubu ngubu ntano tugeze kano kanya niki wabona cyaba cyarahindukiye muri sinema nyarwanda koko uri umuhanga muri sinema wize byinshi niki cyaba cyangwa se niki ubona cyahindutse muri sinema nyarwanda ikintu cyahindutse ndavuga wari ukiri kukumbwira yewe ni ukuvuga ngo ikintu nabonye nyine cyanditse muri sinema nyarwanda n'abanyarwanda nabo batangiye kubyumva kumva sinema nyarwanda hari abantu nyine tuzi bakira bakoze ibigwi n'ubu bakibikora baracyabumva barabumva rero ariko wenda naratatira aho ngaho hari ikintu bataraha agaciro kuri action mu Rwanda nyine turacyashaka gukora bya bintu nyine by'ibiganiro drama n'iki sinzi ariko
ariko hari abakinnyi ngubu bariho guha agaciro izi filime nyarwanda. hari ikintu nabonye ejo muri Kiramani yakoze kandi Kiramani ni umuntu nawe wakuriye muri industry ya cinema. Kiramani yakoze ikintu cyiza kandi kiryoshye, nakibonye gufata nijyaga ninde gufata abakinnyi bakinnye mu filime abantu nyine b'abanyabigwi, aba legend akabagarura mu gakino. kiriya ni ikintu kigaragara ko abana nyine, hari abantu benshi bavuga ngo nimba wenda warazamutse ugahita utumbagira vuba ubwo bagene ko ibintu birangiye. Oya, ntabwo biba birangiye. Nimba wenda tuvuge nimba nk'urugero nk'umuntu wenda wavumbuye nk'umuntu wenda uvumbura nk'ikintu sinzi nk'umuntu wenda wavumbuye wenda ko indorerwamo, ariko hari abandi bavumbuye imodoka. Yego birumvikana. Utukira honje Kiramani ntabwo na mu blaming abo Kiramani yakoze igikorwa cyiza kandi cyane igikorwa n'abandi bose bazatuba inkangi mu myaka yanjye ningira ko wenda byarakunze gutya nyarazamutse kuri brand iri hejuru. Ntabwo nzibagirwa Tonto cyangwa Shitani cyangwa se Ashiri cyangwa se Mr X Amzozi wamfasha akanshyira kuri platform ye. Ushobora kuba atazafite ubwo bushobozi wenda bwo gukora filime akunze bwa ati buri hariya bukora ikintu kiranga ariko kiri muri kariyeri yawe. Abo nibo bantu. Mr X ni umuntu ukora action mu Rwanda, banabimenye banabyumve. Waburindi uko filime ikorwa. Mr X ni umuntu ukora, ni wasinye Metre Nzovu, niwe filime action. Action sibyo? Mbona hatarimo gushya njyewe nanjye ntari kwibona vuba action bwa ati brother byagize bite nibyo meze bite. Ariko icyo navuga, reka tugaruke kuri Mr X. Mr X yakoze ibintu bikomeye cyane kandi byiza. Ndakeka niwe wafashije abakinnyi ba filime haba muri comedy mu kuzamuka. Nubatse Nyatso, nubatse Patino, nubatse Kiramani, nubatse Mitutu, nubatse Shitani, nubatse Tonto, Ashiri, nubatse Kivejuru n'abandi bose tugenda tubona niwubaka kugira ngo wayubaka kugira ngo bagere ahaka kanya aho bageze. Rero kuri isaha abantu ahubwo bazari bakino kiganiro abo kizageraho bagomba guhita bakora icyo bita subscribe kuri Bosco, kuri channel bita Bosco. Genda nibutsa nyine n'abantu wenda aha twicaye cyangwa se ibyo turi kuvuga, abantu bazabana kino kiganiro bagomba gukora subscribe kuri Bosco Cinema 26 Bosco Cinema 26 ko channel yitwa. Iyo channel hari filime y'uruhererekane. Episode ya mbere igiye gusohoka, amashyari mu rukundo, sibyo? Ndakeka ishyari ry'urukundo naragushariza urabonye. Ishyari ry'urukundo bagomba kuyirebaho. Izaba irimo njyewe, izaba irimo Shitani, izaba irimo Tonto, izarimo aba basitari bose, izarimo n'abandi basitari bose tugomba gushyiramo. Tukiri aho ndashaka kubaza bagomba kwikora bacu bakareba ibindi bikorwa tugiye kubakorera. Yego, tukiri aho ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko mbere yo gusoza. Metre Nzovu cyangwa se abapampe, reka tureke Metre Nzovu yarangiye cyangwa se sinzi ko izakomeza, ariko abapampe ndashaka kubaza ku nkuru abapampe nabonye episode ya uva mu giti urwa na Mitutu ndakeka namubonye nabonye ese abapampe nta nkuru y'abapampe watubwira none cyangwa se nukuvuga episode yari ni ya gatandatu iramva mu giti, si ntabwo nyibuka neza, ariko ari ndi yasohotse karindwi yasohotse. Shitani aba afite ibintu yaba yarahindutse iby'ibyoya, yarabaye wolf. Iriya filime rero bagomba kuyireba n'abakayireba. Ni filime nziza y'inyarwanda iri gutera imbere. Rero abantu bakora action cyangwa se abantu bakora filime cyane cyane ngiye nkunda action. Ariko ngarutse inyuma gato yanjye uriya mukinnyi bita Shitani, nje iyo mubonye uriya musore ntabwo hari n'abandi wenda bahari, ariko iyo umubonye Shitani ni umusore ukuma aritanga cyane birenze, aritanga cyane. Ni umuntu ufata ibintu akabishyira mu buryo nyine aritanga. Shitani buriya ni duhe muri action agomba gushya. Shitani ni umukinnyi mwiza iyo duhuje ubumenyi na director
timu yose ahantu hagomba gushya. Ariko shitani muri filime nyarwanda nubwo bavuga ngo ntabwo nshaka kubenishoninga amazina yabo, nta muntu wagitinga kurusha shitani. Ahubwo ndananenga abantu cyangwa se industry ya filime. Sinzi nimba habaho federation, nubwo nyina filime sinzi nimba habaho federation ya filime ishinzwe abakinnyi. Ntiyabura federation, ntabwo yabura federation, ntabwo yabura. Nimba iriho rero igomba gufata award ikayashitaga bati niwe muntu best action artist mu Rwanda ikemu. Bo reka turebe ko biza. Njyewe nyina action urumva nizi mu byo rw'imirwanire basi nzabo wa kabiri, ariko bazamufate shitani bamuhe award best award action movie mu Rwanda ahantu hashye. Abadukurikiye gakanya n'abatwumva naboneka n'abashinzwe federation mu Rwanda, naboneka murumva ko rero mujye mureba abakinnyi n'abantu bahoze bavuga ngo hari imikino mu Rwanda idateza imbere n'ibikini bicari idatezwe imbere kubera iki twigiye mu miziki za basket za football n'ibiki imiziki bagere bareba n'inyuma bareba hari abantu bafite impano, hari abantu bafite impano kandi babikunda, bivuze ngo ubahaye ikiri bita motivation. Ntabwo motivation gisaba bya mirenge n'amagambo kavuga ko abantu badukorera ruguru badushyigikiye birakunda kandi hagashe kandi bakomeza kujya bintu. Icyo navuga mu by'ukuri icyo navuga cyanangira abashinzwe federation mu Rwanda barebe ku bintu bijyanye na sinema nyarwanda nkuko nari mbonye umwana mwiza, barebe ibyo bahinduraho muri federation umwana mureke akumva reka nkuko Kireman yafashe akavuga ati reka mfate abarigenti baciye filime kera kamagare mu gakino kumva ni byiza cyane yakoze ibintu byiza cyane kumva kandi ni urugero yatanze. Reka mbwire n'abandi bandi bashinzwe gutegura amasinema bafate babakinnyi haba bashitani haba batonto haba bakivejuru haba n'abandi aba monster kumva babagarure mu gakino kumva kuko ufashe shitani ukamuhuza na kivejuru ukamuhuza na monster ukamuhuza na tonto, ndakeka filime bakora yabara amateka. Ibyo byo ugomba kubitekerezaho yabara amateka cyane. Bo reka rero tuvuge ati rero ibintu byiza cyane kandi icyo nifuza ndabifuriza gutera imbere kandi mukagera ku kintu gikomeye cyane kumva. Aka kandi rero akabazo kanyuma kugira ngo tunasoza cyangwa tunagenda kuri amarona buranishe, wowe ni iki cyangwa se niyo ntumbero yawe ufite kugira ngo niyo ntumbero ufite cyangwa se nihe wifuza kugeza impano yawe, kuko impano akenshi yageze kure kwitwa sibyo aho ushobora kugeza ndakeka ushobora kugeza ku bandi bana bafite impano sibyo kumva bifuza gukina filime mu Rwanda sibyo kandi zimeze neza. Niki wabwira abafite impano akakanya cyangwa se abifuza gukina sinema mu Rwanda, nicyo wabwira niwe butumwa wabagezaho? Ubutumwa natanga ku bantu bifuza gukina sinema nyarwanda, nimba bafitemo impano ugomba kubikunda, nimba ko kandi burya ubuzima baravuga ngo uzakora ikintu ukunda, yaba ababyeyi cyangwa se aho tugenda cyangwa se mu nshuti tugira, ntihagire umuntu uguhatira gukora icyo wowe udashaka. Kera mitembere nasoza hari umuntu wambwiraga ngo ariko ngo wazashatse perime, ntabwo ati ngiye ntibiranzamo kubishaka, kuko ikintu ugomba kumenya ukuvuga ngo nimba hari icyo ni wowe ushaka gukora filime cyangwa se ubikunda, ababyeyi bakagusapotinga n'igihugu kikagusapotinga, bikore kandi bikunze. Hari n'amashuri yashya byigisha, ntabwo ariko abantu bose bakora filime ariko babyize, no mu Rwanda turabizi ntabwo ariko abantu bose bakora music ariko babyize. Bikore kandi bikunze, kudacika intege, kubikunda, discipline nibyo bitwaramo muri society nyarwanda. Yes, urakoze cyane rero yari umutumirwa wacu dukunda cyane kandi mwese mukunda cyane kumva mwamubonye mu filime atandukanye hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye mu by'ukuri cyane n'ubu dufite umutumirwa wacu uyu munsi. Reka ngusabe wongere wibutse abanyarwanda n'abatukuriye akanya aho badusanga ku buryo bakora subscribe and share and comment. Ni ukuvuga bagomba kudusanga kuri Bosco Cinema 26. Hari filime igomba guca already ubu ngubu part ya mbere yarasohotse, amacya y'urukundo. Uzayisangaho izo filime zabirimo abasitari bose batandukanye bo muri sinema nyarwanda, harimo Shitani, Tonto, Ashir.
ya maintenance mwabonye b'abapampe mwabonye n'abandi bana uko bizagiye n'abandi bakinnyi cyangwa se ba artiste mu Rwanda bakomeye mu Rwanda tuzagenda tubabonamo bagende bakore subscribe ba sharing comment igitekerezo biba bitageze neza badufasha kugira ngo natwe dukomeze dukore murakoze nicyo nababwira urakoze cyane rero Imana igumisha kandi Imana ijyana nawe mu by'ukuri wakoze cyane ndi gukina gutana tuzagutumira n'umutumwa ukomeye cyane reka mabwire rero tukumwe n'umuvandimwe wacu mumenyereye cyane mu Kinyarwanda kandi reka mabwire ati bye bye ciao ciao Imana igumisha bakore subscribe and share and comment ya baba